Uvana mu cyanyu bw'Imana Data ushobora byose, kandi kigirira ku Mana kikagire na kiliziya yose. Nyagasani Nyirimpuhwe, iri turo tugutuye nirikunogere, maze ritubere isoko y'imigisha yose ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, washobose ugahoraho iteka. Tuzi ko utwese mu isi ryawe ritagira urugero, bityo ugatabara abantu bokamwe n'urupfu ubigirishije kamere Mana yawe. Zose n'insinzi y'urwo rupfu uhabura abahabye ubakura iyo baguye, maze urabakiza ku bwa Kristo umwami wacu. Ari abamarayika bakesha kukuramya ubutitsa, urabasubizwa n'ibyishimo imbere yawe. Turakwinginze mbere ko amajwi yacu afatanya na yabo, maze turirimbe isingo cy'ikuzo ryawe tuvuga ubudahwema tuti: Hey!
kuko uri nyir'ubutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose, notorana imbere yawe na kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru, kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutseho akava mu bapfuye, maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero mubyeyi wacu turagusaba tumwisunze ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo, maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igeragezwa z'umupfu ku bushake bwe yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza, barangije kurya afata inkongoro naho arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. None rero nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro mu kiro tugushimira, tubone gushengerera tukaguhereza aya maturo, kandi turakwinginga twiyoroheje bose mu bose bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Mwese muri kiliziya yawe ugiye ku isi hose, maze uyegore rya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Anakreti n'abatorewe umurimo wa ritari bose. Nyagasani wibuke kandi abayoboke bawe Muzehe Baganizi Papias Mahatane, Maria Nyiramage, Fabian Sebahutu, Juvenal Sibomana, Janvier Kavumende, Alphonsine Ntahorugiye, Felicita Nyirabirayi, Petit Pierre, Antoinette Nyirabujangwe, Isabella Nyirahuku, Juvenal Sibomana, Speciosa Nyirabukire, Alphonse Rugirishema, Leoncia Nyirarwiri, Laurence Nyiramakaniye, wahamagaye ubakura kuri iyi si, maze ubwo bunze umwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe, ubaye no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye,
bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho turakwinginze tugundashe mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana na Yosefu mutagatifu umugabo udahenyuka n'intumwa zawe ntagatifu n'abatagatifu Kosima, Damiyani na Sipiriyani duhimbaza uyu munsi n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana nuko hamwe nabo tuzagusinga tukurata ku bwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabwije n'umukiza wacu akabutsa kandi akabitwigisha tumutse kuvugira icyarimwe tuti dawe uri mu ijuru udukize ibyago byose ibihe turimo ubisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose turi n'amakuba yose mu cyiciro cy'amizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yezu Kristo. Nyagasani Yezu Kristo we wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi wibumbire mu bumwe wowe ugateka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Bavandimwe mu rukundo rwa Kristo nitwifurize amahoro.
hahirwa abatumiye ku meza ya nyagasani, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. nyagasani singire ko bakwinjira mu mutima wanjye ariko umutima Yezu Kristo ugiye guhabwa atubesheho, aturinde, aturengere, azatugeze mu bugingo bw'iteka.
Kristo Yesu akuzwe. Tugeze muri wa mwanya wo gushimira Imana dutanga inkunga twateguye twageneye Radio Maria Rwanda. Ndagira ngo rero abakozi ba Radio Maria Rwanda barahanga baje kudufasha imbere y'uko utangira icyo gikorwa, babanze nabo bababwire icyo iyo nkunga imara mu gufasha Radio Maria Rwanda. Arakoze cyane Padiri. Kristo Yesu akuzwe. Araho neza. Araho. Turamushimiye ko aduhaye uyu mwanya kugira ngo tubagezeho icyo inkunga mugiye guha Radio Maria Rwanda icyo izayifasha. Ariko mbere y'uko mbibabwira, ntabwo naje njyenyine, nazanye na bagenzi banjye. Nagira ngo nabo batambuke baza aha ngaha imbere babibwire, hanyuma nkomerezeho mbabwire ibijyanye n'ubwo butumwa bwa Radio Maria Rwanda. Murakoze cyane. Bakirimo kuza kandi hari n'abo twasanze bahagarariye Radio Maria Rwanda hano muri paruwasi ya Busasamana. Nabo nagira ngo bigire imbere mubabone, hanyuma ubutumwa muzajya mushaka guha Radio Maria Rwanda mubagezeho. Nabo nagira ngo niba bari hafi bigire imbere nabo babibwire. Njyewe rero uhagaze aha ngaha ndi Vestine Uwamariya, nkaba ndi umukozi wa Radio Maria Rwanda mu ishami ry'iterambere ryayo. Nkaba nazanye na bagenzi banjye, nabo nagira ngo bigire imbere babibwire. Murakoze. Muraho. Yesu Kristo akuzwe. Nitwa Uwiringira Marie Jose. Nk'uko Vestine yarabibabwiye, twazanye mu butumwa hano. Ngewe nkaba ndi umwanditsi mukuru wa Radio Maria Rwanda. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Basomingera Innocent. Ngewe utwara imodoka itwara radio y'umubyeyi Bikira Mariya. Yego, warakoze cyane. Undi turi kumwe ntabwo abasha kugera hano imbere, nuriya mutekinisiye muramubona, nabasuhuze, ni uri kudufasha kugira ngo amajwi abashe gutambuka kuri Radio Maria Rwanda. Yitwa Emmanuel Niyigena, ni urimo aradufasha rero kugira ngo amajwi yacu abashe gutambuka kuri Radio Maria Rwanda. Hanyuma reka twakire n'aba bahagarariye Radio Maria Rwanda muri paruwasi ya Nyabusasamana, dukomerezeho ubutumwa noneho bwa Radio Maria Rwanda. Egera hano kuri mwe. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Feliciana Nyirakwezi, nkaba ndi presidente wa komite ya Radio Maria hano muri paruwasi ya Busasamana. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Twishime Jean Baptiste, ni umwanditsi cyangwa se sekreteri wa komite ya Radio Maria Rwanda muri paruwasi ya Busasamana. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Ndengiyabagabo Martin, nkaba ndi umujyanama muri komite ya paruwasi ya Radio Maria Rwanda. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Nsabimana Antoine, nkaba ndi umujyanama muri komite ya Radio Maria Rwanda. Kristo Yesu akuzwe.
nanjye nitwa Kizimana Evariste nkaba n'umujyanama muri komite ya radiyo Mariya Rwanda. Murakoze cyane rero mwakwisubirira mu myanya yanyu. Aba rero nibo ubutumwa bwa radiyo Mariya Rwanda muzajya mubunyuzaho cyangwa se mukabasangiza amakuru, nabo bakababwira amakuru ajyanye na radiyo Mariya Rwanda. Nk'uko mujya mubyumva rero kuri radiyo Mariya Rwanda ibaho ibeshejweho n'inkunga muyitera. Radiyo Mariya Rwanda ni radiyo ya gikirisitu, ni radiyo idufasha kwitagatifuza, nta bikorwa by'ubucuruzi ikora biyinjiriza amafaranga ku buryo yabasha kubaho, ahubwo ibeshwaho n'inkunga yanyu muyitera buri gihe mukayishyigikira. Kandi buri munsi, buri munota, buri segonda, mbese radiyo Mariya Rwanda iba ikeneye ubushobozi bwanyu kugira ngo ibashe kogeza inkuru nziza. Twaje rero kubasura, murabizi hari hashize iminsi myinshi mutabona radiyo Mariya Rwanda hano muri paruwase, bamwe bakifuza batariko mwazongeye mukatuzanira radiyo Mariya Rwanda. Ubu twavuga ko wenda no muri ibi bihe bya covid kuva byatangira aribwo radiyo Mariya Rwanda yatangira gusura paruwasi nk'uku nguku, ikaba yabihereye rero muri paruwasi yanyu ya Busasamana, ikazakomerezaho n'ahandi. Urumva nawe ni umugisha mwagezeho kwakira radiyo Mariya Rwanda. Hanyuma rero kubera kubahiriza amabwiriza n'ingamba zo kugira ngo duhangane n'iki cyorezo cya coronavirusi, radiyo Mariya Rwanda yashyizeho uburyo bwo kuyishyigikira mwitera inkunga mwifashishije ikoranabuhanga. Mwagiye mubona ibipapuro byanditseho ubwo buryo bwo gutera inkunga, abaho mwanyuze hariya ku bukarabiro mwabibonye, n'ahangaha mu kiliziya mwabibonye. Nibwo rero nagira ngo mbibutse, hanyuma bafite icyo baha radiyo Mariya Rwanda, icyo baha umubyeyi, mubikoreho bifashishije ubwo buryo bw'ikoranabuhanga. Hanyuma namwe abagira icyo mushyira mu gaseke muza guha radiyo Mariya Rwanda, namwe mugiye kubikora mu mwanya wo gushimira. Kode ya radiyo Mariya Rwanda rero ni 30 inshuro 3, ni ukuvuga 30. Mugiye kubikora mukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 30, hanyuma mushyiraho urwego mukurikiza amabwiriza. Baraza kubasaba nyine yo gushyiramo amafaranga, muyashyiremo, mukomeze baze kubabwira gushyiramo umubare w'ibanga mukoresha kuri MTN mobile money yanyu, hanyuma mwohereze. Abakoresha Tigo Cash namwe kode ya radiyo Mariya Rwanda yo ni 30 inshuro 2, cyangwa se abakoresha Airtel murakanda akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 30, ubwo ni 30 inshuro 2, hanyuma mushyireho urwego mwemeze mukurikiza amabwiriza. Kode ya MTN mobile money ni 30 inshuro 3, hanyuma iya Airtel cyangwa Tigo Cash ni 30 inshuro 2. Hanyuma rero icyo nababwira mubyeyi Bikira Mariya abane namwe, abafashe, kandi aho mugiye gukura mushyigikira radiyo Mariya Rwanda yongera habasubirize inshuro 100. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Thank you.
Nyagasani gutanga dusangiye nivugurure umubiri n'umutima wacu kugira ngo dusangire umurage mwikuzo ry'uwo dufatanije kubabara igitwamamaza urupfu rwe ku bwa Kristo umwami wacu. Bakristo bavandimwe n'abandi ukurikiye Radio Maria Rwanda, Kristo Yezu akuzwe. Tumaze kugezwaho uburyo bwo gutera inkunga Radio Maria Rwanda, nubwo tumaze kubikora hano mu misa n'ahandi hanze mu miryango yanyu, muri bikomeze kubikora kandi mukazakomeza kubikora igihe cyose kugira ngo Radio Maria Rwanda dusuye uyu munsi izanagaruke kandi igere n'ahandi hose iyogeza inkuru nziza. Dushimira buri wese umusanzu yatanze kandi dusaba gukomeza kwishigikira cyane ko yatubaye hafi cyane cyane mu gihe cyaguma mu rugo, igihe tutahuriraga mu kiliziya ngo tuture igitambo cy'Ukaristiya tugakurikira kuri Radio Maria inyigisho. Bavandimwe rero, uburyo mwabonye twizeye ko muze kububwira n'abandi. Turashimira kandi korali uje gutura igitambo cy'Ukaristiya, dushimira namwe mwese umutuzo mwagaragaje kandi twongera kubifuriza kugira icyumweru cyiza. Twongera rero kwifuriza abari muri iki gitambo cy'Ukaristiya bitwa ba Cosima, Damian na Cipriani umunsi mwiza w'abana nabo batagatifu. Niba hari abahari baje muri iyi misa, twabifuriza umunsi mwiza bahagurutse. Kugira ngo gahunda za Radio Maria zikomeze gukurikirana neza, kuko hari indi misa saa 3 iri bunyure kuri Radio Maria, indi saa 5 ya hano nyura kuri Radio Maria. Turagira ngo tumenyeshe ko amatangazo muri buze kuyakurikira nyuma y'umugisha. Nyuma y'indirimbo z'igitambo cy'Ukaristiya turongera twicare twumve amatangazo agenewe abakristo ba paruwasi yacu ya Busasamana. Nyagasani tunabane namwe. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana
na Roho Mutagatifu. Ni mujana amahoro ya Kristo. Inshuti bakunzi ba Radio Mariya Rwanda, rero twari kumwe ahangaha muri paruwase ya Busasamana. Igitambo cy'Ukaristiya mwabyumvise kirahumuje muri iyi misa ya mbere, ariko tukabararikira kuza kubana none na Radio Mariya Rwanda muri iri sengesho rikuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda ku isaha y'isa 5 ahangaha muri paruwase ya Busasamana na none. Hanyuma mu kanya gatoya nk'uko padiri yari amaze kubivuga, misa mu rurimi rw'Icyongereza ikaza gukomereza muri paruwasi katedrali ya Saint Michel Kigali. Muri iyi misa rero turabibutsa amasomo twazirikanya. Mu isomo rya mbere twarisanze mu gitabo